Sashimwe cyane ikaze ku gice cya kabiri cy'ubuhamya bwanjye ukuntu Imana yankirije umwana, Imana igatuma nyimenya ikankurura ikanyegereza. Nari nababwiye mu gice cya mbere ukuntu twavuye muri emergency tukajya muri ward isanzwe, twagiyemo umwana akomeza gukira, atangira kwandika, atangira gukora ibyo atakoraga nambwiraga mbere, kuko imbere ajya no gufatwa hari igihe yajyaga avuga nkabona hasa nka hari nk'umuntu umuvugiramo ariko umuntu mukuru cyane. Hari ibintu najyaga mbona ariko simbyiteho. Noneho ibyo yangaga gukora atangira kubikora, tuguma muri ibyo bitaro. Ku munsi wo ku wa kane ngira ngo nyuma yo gukora ibizamini byose bagasanga ari nta kibazo, baradusezereye. Umunsi badusezereye ndiyo mbarisha kuri mituweli, murabizi ko bitinda. Mpagaze ku kadirishya, hariho abantu, nahuye n'umuganga w'abana arambwira turataha uyu munsi. Arambwira ati rero ati umwana wawe biragaragara ko impyiko ze zakize, niba arizo yari arwaye. Ndamubwira nti se niba umbwira gutyo nk'umuganga ugashyiraho niba arizo yari arwaye, ni ukuvuga ko bishoboka ko atarizo yari arwaye? Ati ansiga aho ngaho aragenda. Ariko jyewe nari namaze kumenya koko nyine ko atarizo yari arwaye, kuko Imana yari yampishuriye gahunda yose ukuntu yari imeze. Noneho rero ku munsi wo kuwa kane baradusezerera, turataha, banyandikira imiti. Inshuti z'umusaraba, Imana ivugira mu bantu batandukanye. Akenshi umuntu navuga jya utega amatwi. Hari igihe ijambo riva mu muntu ukumva ntabwo ari uvuze, ahubwo ukumva ni Imana ivuze. Twaratashye, imodoka duhagarara mu Giporoso kuri Sabanisi, ngiye kugura imiti bari banyandikiye. Ninjira muri farumasi iri haruguru ya Sabanisi, nsangamo umugabo simuzi, simwibuka, ariko ndibuka uko yasaga. Mwereka urupapuro, arambwira ati umwana ugurira imiti afite imyaka ingahe? Ndamubwira nti umwana afite imyaka 4. Arambwira ati inshuti, mu mateka y'ubuganga jyewe ntago nzi, ntago mu bintu nize nta mwana ufite iyi myaka urwara buno burwayi ubwo baguhereye ino miti. Ntago mbizi niba cyari igifu, ntago mbizi imiti bari banyandikiye. Arambwira ati ndamubwira nti nje kugura imiti, ndabizi ko umwana wanjye atarwara, nje kugura imiti kubera yuko bayinyandikiye. Arambwira ati iyi miti ntayo nkuhaye, ntabwo ari amafaranga nshaka, iyi miti sinyiguhaye, genda ushake icyo umwana wawe arwaye, ariko ntabwo ari uburwayi arwaye. Naramubwiye nti ndabizi ko umwana wanjye atarwaye, ariko nakoraga icyo abaganga bantegetse. Narasohotse ndataha, iyo miti sinayiguze. Ngera mu rugo, ngeze mu rugo ijoro rya mbere urumva bwari ubundi buzima. Twagombaga gusinzira, gukaraba, umuntu kurya bikagera mu nda. Na wa mwana wanjye musubiza ku ibere, atangira konka. Noneho ijoro rya mbere riracya, ijoro rya kabiri mu rugo hari imyuka mibi itabaho. Hahandi ho wumva nk'abantu bagenda, wumva baganira muri koridori. Harimo koridori hagati y'ibyo byumba byose ikomeza ijya muri salo, uhereye ku muryango w'inyuma. Harimo tension cyane ku buryo buri muntu wari muri iyo nzu yumvaga imbaraga mbi zirimo. Ngeze mu rugo rero byabaye ngombwa, umwana wanjye sinamushubije mu buriri bwe, naramuteruye mujyana mu cyumba cyanjye, ntangira kubarara na bombi ari babiri mu buriri. Umukuru nkamuryamisha hepfo gutya, umutoya kuko yonkaga nkamwishyira imbere. Kubw'amahirwe uburiri bwari bunini cyane, nkashyiraho supaneti nkararana nabo. Urumva kubera kuriya namuryamishaga hepfo kandi ari mukuru, ari na muremure, ntabwo nashoboraga kurambya. Byabaga ngombwa ko nsa nk'urara nicaye. Ntabwo nigeze ndyama atari iyo mpamvu, ahubwo twatangiye guterwa buri saa 8 z'ijoro. Twaraterwaga, nagombaga kwicara kugira ngo saa 8 z'ijoro zigere ndeba ndi maso ntangire gusenga. Ntabwo nari nzi gusenga, mwibuke
naricaraga gusa nkarira amarira nkavuga mana wankijije, mana kubera iki bino byaba ku mwana wanjye, kubera iki satani yasaba umwana wanjye, kubera iki satani yanyura muri runaka, mbese nari narabaye kubera iki, ninde muntu mfitanye nawe ikibazo, nkasanga nta muntu nagiriye nabi, mbese ubuzima bwose bwari kubera iki, nkicara nkarira cyane, ntangira hari igihe hari situwasiyo ugeramo ugatangira no kwihana ibyaha utazi n'ibyo utakoze, atangira kuvuga se Mana niba hari icyaha nakoreye abantu mbabarira, nkiriza umwana kubera we ntacyo azira ararengana. Ni ukuvuga ngo rero abana nabaryamishaga saa 4 z'ijoro nibwo basaga nk'abasinziriye, hanyuma nkafata imisego 2 nkayishyira ku gitanda, ku musego w'igitanda nkegama, nkaguma ndeba ndango kugira ngo saa 8 zigere ndi maso. Saa 8 zarageraga ukuntu twaterwaga inzugi ukumva hari nk'amabuye azikubita, ukumva amabati agiye kuvaho, ukumva nk'abantu bagenda muri koridori, nkumva hanze, nkumva ibigenda, nkumva abafite amasuka bacukura, nkumva batema nk'ibiti, buri kintu cyose. Urugi rwanjye rw'icyumba natangiraga gusenga navuga ngo Mwami Yesu, nkumva nk'ibuye ry'ibiro nka 3 rikubise urugi rusa nk'urujegajega, ngira ubwoba. Guhera icyo gihe natangiye kugira ubwoba, ntangira kujya ndara ncanye. Guhera icyo gihe 2015 kugeza uyu munsi muri 2018 ntago njya ndyama mu cyumba kirimo umwijima, kuko bwa bwoba bwanyiyubatsemo. Keretse wenda ujimije itara nasinziriye, ariko kugira ngo nzimye itara ngume ndeba umwijima ntibibaho, kubera icyo gihe cyanteye ubwoba, ntangira kurara ncanye. Igihe cyose natangiraga gusenga urugi rwarakubitwaga, amadirishya, amabati, nkumva usa ngo nk'umuntu ari yarayasambura, ukumva inyoni zirikubitaho, ibintu byose bitabaho, imbwa, injangwe, nta kintu cyose kitigeze kiba muri urwo rugo. Ubwoba buranyica, nkajya saa 8 zagera nkatangira kurira mu isengesho ryanjye nke ritoya, Imana itangira kumpa amayerekwa. Ijoro rimwe ndahumiriza gutya ntangiye gusenga, ko tumaze iminsi ngira ngo nk'ibi tuvuye kwa muganga, Imana inshyiriraho nka filime, itangira kunyereka buri kintu cyose gihindutse, ibintu byo mu nzu bisohotse, ibikuta bibaye bishyashya, inyereka idushyize kuri projecteur y'ijuru. Nuko nabisobanukirwaga, idushyira umuryango wanjye wose na papa w'abana wari udahari nawe, igenda ituzengurutse uburinzi, idushyira kuri projecteur y'ijuru. Nahise nsobanukirwa ndavuga uko bigenda kose, uko bimera hano kose, ijuru ririyo riratubona, amaso y'Imana turiho. Imana imiryo yerekwa n'ubwa mbere nari ngize yerekwa ntasinziriye, ntarimo kurota cyangwa noneho ibyo bintu icyizere. Buri gihe nkasenga saa 8 nkicara, uko byabaga bikubita bya bindi amabati ajya kuvaho, umwana umukuru we yarasinziraga, wa wundi wari urwaye we yarasinziraga, ariko umutoya niwe wafashwe. Ariko we kubera yuko nari namaze kumenya ikibazo ndwana nacyo, ntago nigeze mujyana mu bitaro cyangwa iki. Natangiye gutabaza abasenga n'ababyeyi banjye mu mwuka, n'abandi bagenzi banjye batangira gusenga, za mbaraga ziba neutralized, barazimneutralize ku buryo umwana atigeze arwara ngo agire umuriro, ahubwo ibyo bintu byabaga birimo gukubita agasara, akajya atambuka, urumva nk'umwana w'umwaka n'igice agatambuka kundenga kugira ngo yirukanke nkamufata. Uko byabaga bikubita ngerageza gusenga, niko umwana yabaga ariyo yitorora. Noneho mba muri ubwo buzima, nibagirwa ibitotsi, ubugacya nkasubira ku kazi, kuko konje yanjye yarangiye mvuye mu bitaro, narayatse irangira mvuye mu bitaro. Hanyuze iminsi nkingahe, yari iminsi ngira ngo 18 irangira maze iminsi nk'ibiri mvuye mu bitaro. Bugacya nkajya ku kazi nsinzira, naza nkicara kugera zigeze saa 8 kugira ngo nsenge. Guhera itariki 30 z'ukwa 4 kugeza itariki 2 z'ukwa 6, iyo nzu ikubitwa uko nguko, amadirishya yarajegajeze, inzugi zose tension imeze uko nguko. Ntago nari nzi gusenga, nta nubwo nari umuntu wasenga ngo dayimoni igende. Mu by'ukuri nari nsanzwe ndi umuntu uri aho ngaho, umunyantege nkeya.
noneho rero iryo joro itariki 2 z'ukwa gatandatu 2015 nari nicaye muri ubwo buriri saa 8 zigeze ngiye gutangira gusenga, nari nuzuye amarira, ntabwo nabaga nicaye ngo ndaho ngaho ndicaye gusa, natangiye kwiga gusoma Bibiliya, nkicara numva ntabwo ndi umuntu w'amagambo menshi, niyo gusenga kwanjye ntabwo njye nzamura ijwi ngo ryumvikane. Noneho nari nicaye gutya nitunganyije mvuye kuri ya misego ukuntu negamaga, nicaye gutya ngo ntangire gusenga, numva ijwi ryiza cyane riturutse mu idirishya kuboko kwanjye kw'iburyo. Numva iryo jwi rirambwiye ngo birarangiye kuko Uwiteka amanukiye gukiza. Numvise iryo jwi, nibwo bwari ubwa mbere numvishije ijwi riri hanze, mpita numva ko ryari risobanutse neza, ari nta muyaga urimo, ari nta kiridakanganye, ritari ritoya cyane. Numva ngo birarangiye kuko Uwiteka Imana amanukiye gukiza. Ndavuga nti ni Imana ivuganye nanjye tu. Umwana yari afite ikibazo kubera ko yamaze igihe kuri sonde atihagarika neza, impyiko zaragize ikibazo. Mu gitondo cya kare nahise musohokana mujyana hanze ngo njye kureba ko yakize, kwizera guke, ariko nsanga ntiyakize. Ndavuga ubwo Imana yabivuze, ariko muri jyewe haguma inshuti y'umusaraba. Hari igihe Imana ikubwira ikintu ugatekereza ko wagitekereje kubera ko ariyo situation irimo. Nabyutse mpamagara umushumba wanjye ndamubwira nti numvishije ijwi rimwiruka, ariko simbyemera neza, nshobora kuba ari kubera yuko ari byo nashakaga kumva. Nashakaga kumva ko umwana wanjye akize, nshobora kuba nabitekereje, simbizi. Haciyeho iminsi ngira ngo 2 nkirimo gushidikanya, mpamagara na wa mama w'Imana yakoresheje akaza agasengera umwana gake, ndamubwira nti numvishije ijwi ariko ubanza ari byo nashakaga kumva. Arambwira ati Imana ishobora kuba yavuganye nawe. Hari icyumba muri iyo quartier cyari kiyobowe n'uwo mama, njyayo ubwo ngubwo ntangiye kuyayana, icyo abagande bita kuyayana, gutangira gushaka Imana, kumva ikivuga. Ndagenda nsanga basengera abantu, ndicara baransengera, ntago bansengeye, Umwuka w'Imana amanukira umuntu atangira kwandika amandiko. Narabonaga ibipapuro byanditseho utuntu tudasobanutse, nanjye baranyandikira ndagafata. Noneho igihe kigeze haza kuza abasenga ngo basobanura izo message. Umusore waje kumusengera araza amuha agapapuro kanjye, aje agafashe arambwira ati Imana iravuze ngo niyo yavuganye nawe. Ansubiramo bwa kabiri ati Imana iravuga ngo niyo yavuganye nawe. Abisubiramo bwa gatatu ati Imana iravuze ngo niyo yavuganye nawe. Mpita nibuka ryajwi ryambwiye, nari ndiyo nshidikanya ko nshobora kuba narabyumvise. Ndihana gushidikanya, ndataha. Abana bagenda bakira bukeya, Imana ndetse irambwira ngo ibi bintu byose wumva byose ndabibona, ibitera mu nzu, ibiri hasi y'intebe, ibiri mu itapi, ibiri hanze, buri kintu cyose kiri mu nzu yawe ndakibona. Ngo ariko kimwe ku kindi bizagenda byose, igihe kizagera ubishake byose biburi, bizarangira. Imana impa iryo sezerano, ndagenda kuko niko byagenze. Hari igihe cyageze ntangira gushakisha, nkajya nicara ngo numve ko niba hari igikubita, nkumva ntacyo numva. Iryo jwi rero rirampumuriza ku itariki 16 nanone z'uko kwezi. Nanone nari mbyutse nicaye gutya ngiye gusenga, numva ryajwi riragarutse rirambwira ngo abana bawe ndabakijije. Mpita mvuga Mana nushimwe nanone kubw'iryo sezerano, abana bawe ndabakijije. Ubuzima rero bwarakomeje, inshuti z'umusaraba. Abana bagenda bakira bukeya, umwana muto ntiyongera gusara, umukuru aguma aho ngaho. Situation itangira kuba nziza, sinongera kumva ibikubita amabati, nkumviriza ibigenda nkumva simbyumva. Ntangira gusinzira, nkaryama neza nkasinzira, twese tugasinzira bugacya. Namaze nk'icyumweru nsinzira bisanzwe, nasinziraga nk'uruhinja kuko ngira ibitotsi byinshi cyane kandi ndabyubaha. Iyo nsinziriye mba nsinziriye. Mu bintu Imana yanyimye ni ukubura ibitotsi, ariko icyo gihe nafosingaga kureba kuko nagombaga kwicara ngo nsenge. Hanyuma rero maze nk'icyumweru ndyama nkasinzira neza, nibwo Imana yatangiye kumbwira kuva mu rusengero ndimo nkajya mu rundi. Iyo nayo yabaye iyindi ntambara ndende cyane,
natinze mu butayu ndakubitika cyane, ariko ryari itangiriro ryo kugira ngo Imana inkurure inyegereze aho ishaka. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha rero, iyo nzira nzayibabwira mu gice cya 3. Shalom.